Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye mu gitabo. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi tugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 24. Aburahamu atuma igisonga cye gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yari ashaje ageze mu zabukuru, kandi Uwiteka yari yarahaye Aburahamu umugisha kuri byose. Aburahamu abwira umugaragu we mukuru wo mu rugo rwe wategekaga ibye byose ati, ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye, nanjye ndakurahiza Uwiteka niwe Mana nyir'ijuru n'Imana nyir'isi, yuko utazasabira umwana wanjye umunyakanani kazi abo ntuyemo, ahubwo uzajye mu gihugu cyacu kuri bene wacu, usabireyo umwana wanjye Isaka umugeni. Uwo mugaragu aramusubiza ati, ahari umukobwa ntazemera ko tuzana muri iki gihugu. Byaba bityo naba nkwiriye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramusubiza ati, wirinde gusubizayo umwana wanjye. Uwiteka Imana nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikambwira indahiro iti, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere, nawe uzasabireyo umwana wanjye umugeni. Kandi umukobwa yaramuka yanze, ntuzafatwa n'iyi ndahiro undahiye. Icyakora ntuzasubizeyo umwana wanjye. Uwo mugaragu ashyira ukuboko munsi y'ikibero cya Aburahamu, shebuja arabimurahira. Uwo mugaragu ajyana ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja, agenda afite ibyiza bya shebuja by'uburyo bwose. Arahaguruka ajya muri Mesopotamiya, agera mu mudugudu w'Abanahori, apfukamisha izo ngamiya ku iriba riri inyuma y'uwo mudugudu. Hari nimugoroba, igihe abagore basohokera kuvoma, arasenga ati, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umpe ihirwe uyu munsi, ugirire neza databuja Aburahamu. Dore mpagaze ku isoko, aba bakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Bibe bityo, umukobwa ndi bubwire nti, ndakwinginze cisha bugufi ikibindi cyawe nyweho. Akansubiza ati, nywaho, nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we watoranirije Isaka umugaragu wawe. Ibyo nibyo bizamenyesha yuko ugiriye databuja neza. Nuko agisenga atyo, Rebeka arasohoka, babyawe na Betuweli mwene Miluka muka Nahori mwene se wa Aburahamu, ashyira ikibindi ku rutugu. Uwo mukobwa yari umunyagikundiro cyinshi, kandi yari umwari, nta mugabo wigeze kuryamana nawe. Aramanuka ajya ku isoko, aravoma, arazamuka. Uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati, ndakwinginze mputuze mu kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati, databuja nywaho.
atengamatira vuba ikibindi cye aramuha aranywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya ku iriba kudahira. Adahira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rw'amahirwe cyangwa ataruyahaye. Nuko ingamiya zimaze kweguka, uwo mugabo yenda impeta y'izahabu. Kuremera kwayo kwari nk'igice cya shekeli, n'ibimeze nk'imiringa bibiri byo kwambara ku maboko. Kuremera kwabyo ni shekeli 10 z'izahabu. Arabimwambika, aramubaza ati, uri mwene nde? Ndakwinginze mbwira, kandi kwa so hari aho twarara? Aramusubiza ati, ndi mwene Betuweli wa Miluka na Nahori. Kandi ati, dufite inganagano n'ibyo kurya bizihagije, kandi dufite n'aho kubaraza. Uwo mugabo arunama yikubita hasi asenga Uwiteka ati, Uwiteka ahimbazwe, Imana ya databuja Aburahamu, itaretse kugirira databuja imbabazi n'umurava. Nanjye Uwiteka anyoboye inzira ijya kwa bene wabo wa databuja. Uwo mukobwa arirukanka abwira abo mu nzu ya nyina uko byabaye. Kandi Rebeka yari afite musaza we witwa Labani. Labani uwo arasohoka ajya gusanganira uwo mugabo ku iriba. Abonye ya mpeta na za zahabu zimeze nk'imiringa biri ku maboko ya mushiki we, kandi yumvise amagambo ya Rebeka mushiki we ati, ibyo ni byo uwo mugabo yambwiye. Niko kujya aho uwo mugabo ari, asanga ahagaze iruhande rwa za ngamiya ku isoko. Aramubwira ati, ngwino winjire. Uhiriwe ku Uwiteka. Ni iki kiguhagaritse hanze, ko niteguye n'inzu n'igicaniro cy'ingamiya? Uwo mugabo yinjira mu nzu. Labani akura imitwaro kuri izo ngamiya, atanga inganagano n'ibyo kurya by'ingamiya n'amazi yo kumwoza ibirenge nayo koza ibyabo bari kumwe. Ndamuzanira ibyo kurya, maze arababwira ati, sindya ntaravuga ubutumwa. Labani arababwira ati, buvuge. Aramubwira ati, ndi umugaragu wa Aburahamu, kandi Uwiteka yahaye databuja imigisha myinshi, ahinduka umuntu ukomeye, kandi yamuhaye imikumbi n'amashyo n'ifeza n'izahabu n'abagaragu n'abaja n'ingamiya n'indogobe. Kandi na Sara muka databuja yamubyariye umuhungu akecuye, niwe yahaye ibye byose. Kandi databuja yarandahirije ngo ne kuzasabira umwana we umunyakananikazi abatuyemo, ahubwo nzajye mu nzu ya se no muri bene wabo, ngo abe ari bo sabiramo umwana we. Mbwira databuja nti, ahari umukobwa azanga ko tuzana. Aransubiza ati, Uwiteka ngendera imbere azatuma marayika we ngo ajyane nawe. Azaha urugendo rwawe ihirwe, maze nawe uzasabira umwana wanjye umugeni wo muri bene wacu mu nzu ya data. Nugera kuri bene wacu, nibwo utazafatwa n'indahiro nkurahiye. Baramuka bamukwimye, ntuzafatwa n'indahiro nkurahije. Maze uyu munsi ngera ku isoko, ndasenga nti, Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, niba uhaye urugendo ngenda ihirwe, dore mpagaze ku isoko bibe bitya. Umukobwa usohoka kuvoma nkamubwira nti, ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nweho. Akansubiza ati, nywaho ubwawe, kandi nduhira n'ingamiya zawe, aba ari we umugeni Uwiteka yatoranirije mwene databuja. Gisengera mu mutima wanjye, Rebeka asohoka ashyize ikibindi ku rutugu,
aramanuka ajya ku isoko aravoma. Ndamubwira nti ndakwinginze mpanweho. Acisha bugufi ikibindi n'ingoga agikuye ku rutugu rwe. Arambwira ati nywaho, nduhira n'ingamiya zawe. Ndanwa kandi yuhira n'ingamiya zanjye. Ndamubaza nti uri mwene nde? Aransubiza ati ndi mwene Betuweli na Nahori na Miruka. Mperako nkatira impeta ku zuru rye n'imiringa ku maboko ye. Ndunama nikubita hasi nsenga Uwiteka, mpimbaza Uwiteka Imana ya databuja Aburahamu. Yanyoboye inzira ikwiriye ngo mboneremo umukobwa wabo wa databuja musabira umwana we. Nuko nimushaka kugirira databuja neza, ntimumurerege, nimumbwire. Kandi nimutabyemera, nimumbwire, nanjye mpindukire njye iburyo cyangwa ibumoso. Labani na Betuweli baramusubiza bati ibyo biturutse ku Uwiteka. Nta kindi tubasha kukubwira ari cyiza ari n'ikibi. Dore Rebeka ari imbere yawe, mujyane abe muka mwene shobuja nk'uko Uwiteka yavuze. Umugaragu wa Aburahamu yumvise amagambo yabo yikubita hasi aramya Uwiteka. Uwo mugaragu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda abiha Rebeka, kandi aha na musaza we na nyina ibintu by'igiciro cyinshi. We n'abo bazanye bararya baranywa, baraharara buracya. Babyuka mu gitondo, arababwira ati nimunsezerere nsubire kwa databuja. Musaza w'umukobwa na nyina baramusubiza bati umukobwa nasigarane natwe iminsi 10 cyangwa isagaho azabone kugenda. Arabasubiza ati mwininza kuko Uwiteka yahaye urugendo rwanjye ihirwe. Nimunsezerere nsubire kwa databuja. Baramusubiza bati reka duhamagare umukobwa tumubaze, twumve irimuva mu kanwa. Bahamagara Rebeka baramubaza bati urajyana n'uyu mugabo? Arabasubiza ati turajyana. Basezerera kuri Rebeka mushiki wabo n'umurezi we. Basezerera umugaragu wa Aburahamu n'abantu be. Bifuriza Rebeka umugisha, baramubwira bati mushiki wacu uzabe nyirakuruza w'abantu inzovu 1000. Urubyaro rwawe ruzahindura amarembo y'abanzi barwo. Rebeka ahagurukana n'abaja be bajya ku ngamiya, zirabaheka bakurikira uwo mugabo. Uwo mugaragu ajyana Rebeka aragenda. Bukeye Isaka aza aturutse mu nzira yo ku iriba ryitwa Lahayiroyi, kuko yari atuye mu gihugu cy'Inegebu. Isaka arasohoka ajya kwibwirira mu gasozi. Nimugoroba yubura amaso abona ingamiya ziza. Rebeka yubura amaso abonye Isaka ava ku ngamiya. Abazamugaragu ati uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Umugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana data twese mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze
kuba kuri buri wese kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mukomeze turindishe amaboko yawe akomeye, dusabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu, amen.